Hello friends, mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute? Yes. Nanone rugambwa abagabo ugarutse. Uno munsi rero mbazaniye igitekerezo mwe bagore. Uno munsi ngarutse ku bagore. Yes. Igitekerezo ni iki? Cyangwa se ikibazo mfite ni iki? Umugore arekeraho kunanirana ku mugabo. Kuko igihe hari igihe kizagera wo kunanirana kuveho hanyuma nawe uhondagurwa. Uti gute rero? Wowe mugore ukorera umugabo amafuti yose, kubera ko umugabo yakweretse ko agukunda ukamukora amafuti yose ushaka ngo n'umuntu ntacyo ari bugutware kubera ko agukunda amufatishije, akirirwa mu kazi ukirirwa mu byawe bitamuhesheje agaciro cyangwa atishimira, ufite ikibazo. Ikindi urasambana ariko ukavuga uti umugabo twarasezeranye ntacyo yantwara, namagira icyo avuga hari divorce tuzagabana ikintu ku kindi, aho ufite ikibazo. Ikindi kandi ubona umugabo wawe akora aguhereza ukagira ngo ninjije, kubera ko agukunda akaguha buri kimwe, ntabe yo kora ngo ajyane ahandi, ariko umunsi umwe uzagera uzabona ishyano. Bavuga ko abagabo batinda kugaragaza umunaniro, bavuga ko abagabo batarambirwa, ariko umunsi barambiwe biba bibi. Umunsi umugabo yarambiwe akavuga uti ndarambiwe, agakurura ibyo wamukoreye byose, buri kimwe akabishyira ku murongo akabitekerezaho ibyo wamukoreye byose. Hanyuma rero wa mugore we, niba utekereza ngo umugabo wawe ninjije, nta mugabo winjije ubaho. Ko yaba ari injije ntaba yaragukuye iwanyu. Urumva? Nta mugabo winjije ubaho, yaba injije ntaba yaragukuye iwanyu. Icyiza ni iki? Gerageza uce bugufi uwo mugabo ataramenya situwasiyo zawe, cyangwa ko ataricara ngo witekerezeho akurura ibyo mukorera byose ngo abishyire ku murongo, kuko igihe azabishyira ku murongo ufite ibibazo kandi ntawe uzasumba bazi ngo bikunde. Uwo munsi niwo mugabo azakwereka ko abagabo nabo bananirwa. Yes, niba uri umugore hinduka, wikwitwaza ngo umugabo aramufashe, ngo sinzi ibyo wamuhaye, sinzi ibiki. N'ibyo wamuhaye igihe bizakama, hari igihe bizakama ukuri kujya ahagaragara, birangira agize ute? Akwirutseho. Niba uri mushya kanda subscribe dukomeze.